ibibi by'aka kantu kaza kuri izi telefone za 20, izi ngizi za Airtel Imagine. Tugiye kurebera hamwe ibibi by'aka kantu bita vote kaza hejuru kuri izi telefone za 20, hanyuma turebe n'ibyiza byako kano kantu kazaho kitwa vote. Tugiye kurebera hamwe ibibi byako n'ibyiza byako n'impamvu ituma kaza hariya hejuru. Mbere yo kugira ngo turebere hamwe ibyiza byako n'ibibi byako, tugiye kwanza twige uburyo wabasha kugakuramo muri telefone yawe. Nta kindi uzakora rero, uzafungura application yawe ya setting, hanyuma numara gufungura application ya setting uzaza hano handitse network and internet. Numara kuhakanda uzahita uza hano handitse sim ahangaha, naho uhakande. Numara kuhakanda uzaza hano kuri simu ya mbere ya Airtel. Uzaza ahangaha kuri simu ya mbere ya Airtel, urakabona umanutse hano hasi. Kanze nkabereke neza, uje hano urabona hano handitse vote, kanze mpakwereke neza. Kankwereka akantu ku kandi, uraza urebe hano handitse vote hano. Abantu benshi rero bakunda kugakuramo kakanga kuvamo. Uraza ukanda hano kuri vote, ugikanda kuri vote hano gahita kavamo. Ariko hari abantu benshi bakanda hano kuri vote kakanga kuvamo, urabona hari hejuru kavuyemo. Hari abantu bagakandaho kakanga kuvamo. Noneho kanze abo bantu nabo bagakandaho kakanga kuvaho, kanze mbere ku bundi buryo wabasha gukoresha kugira ngo ugakuremo. Ubwo buryo ni bwiza cyane bitewe nuko bubasha kugufasha niyo telefone yawe internet cyangwa se ku byerekeranye na simukadi harimo ikibazo, icyo kibazo gihita kivamo iyo ubikoze icyo kibazo gihita kivamo ako kanya. Nta kindi uzakora rero. Nanone reka dusubire inyuma, noneho tuze turebe ahantu ukora kugira ngo icyo kibazo kivemo, cyangwa se kariya ka vote nako uze kuhakanda kifunge. Uzaza noneho ukande hano handitse system ahangaha. Ukihakanda izahita hafunguka gutyo. Nihamara gufunguka gutya uzaza urebe hano handitse reset option. Hano rero mugomba kuhitondera ahangaha kuri reset option. Urabona haje utuntu twinshi, twe ahantu tuzakanda ni hari ahambere. Hano handitse reset wifi mobile and bluetooth. Kanze mpabereke neza, hano niho uzakanda bitewe nuko hano ukanza ahandi ushobora kubona telefone yawe yifromase cyangwa se ugasanga urayangirije. Uzakande hari ahambere. Ukimara kuhakanda nanone uzongera ukanda aho ngaho. Ukimara kuhakanda ushyiremo password ya telefone yawe usanzwe ukoresha, noneho uze ukande hano handitse reset setting. Uzahita ukanda hano handitse reset setting. Ukihakanda ako kanya telefone yawe icyo gihe ibintu by'amakonegisiyo uzaba ubishyize ku murongo. Noneho reka tugaruke hano kuri network and internet. Hano nanone reka tuhagaruke tuze hano kuri sim. Tukihakanda tuze hano kuri Airtel. Hano rero ugifunga ka kantu kazahita kifunga ako kanya. Noneho ibyiza by'iyi vote ni iki? Ibyiza by'iyi vote ni igihe cyagiye uri kuvugira kuri telefone bituma ukomeza gukoresha connection. Cyagiye uri kuvugira kuri telefone, kandi iyi vote izana connection ya nuze, izana internet ya 4G. Izana internet ya 4G. Cyagiye uri kuvugira kuri telefone n'ubundi internet ya 4G ikomeza kugumaho, mu gihe mbere katari kaza ntabwo yagumagaho. Nicyo cyiza rero cy'iyi vote. Ikibi cyako rero nuko abantu benshi batazi icyo gasobanuye.